Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi wa 210 dusoma Bibiliya. Dukomeje dusoma igitabo cy'umuhanuzi Amosi. Uyu munsi turatangira ku bice 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bazabona ishyano ab'i Siyoni bataye umuruho, n'abo mu misozi y'i Samariya biraye, abakomeye b'ubwoko buri imbere mu yandi moko, ab'inzu ya Isiraheli bisunga. Munyure i Karune murebe, muhave mujye i Hamati, uwo mudugudu ukomeye, maze mumanuke mujye i Gati h'Abafilisitiya. Mbese haruta aya mahanga y'abami ubwiza, cyangwa igihugu cyabo kiruta icyanyu ubunini? Mwabashyira kure umunsi w'amakuba, mukigiza bugufi intebe y'urugomo, abaryama mu mariri y'amahembe y'inzovu, bakinanurira mu magodora yabo, bakarya abana b'intama bo mu mukumbi n'ibimasa by'imishishe bivanywe mu kiraro, bakihimbira inanga z'indirimbo z'ubusa, bakiremera ibicurangwa nka Dawidi, bakanywera vino mu nzuho, bakihezurira imbiribiri, ariko ntibababazwe n'ibyago bya Yosefu. Nicyo gituma bazajyanwa ari imbohe, bari mu mbohe zibanza kujyanwa, kandi ibyishimo byo kwinezeza by'abinanurira hejuru y'amagodora bizashiraho. Uwiteka Imana yarirahiye, niko Uwiteka Imana Nyiringabo ivuga iti: nanga urunuka ubwibone bwa Yakobo, kandi nanga n'amanyumba ye. Nicyo gituma nzahara umurwa n'ibiwurimo byose, naho mu nzu imwe hazasigaramo abantu 10, nabo bazapfa. Naho mu nzu imwe hasigaramo abantu 10 nabo bazapfa. Mubyara w'umuntu azaza azanywe no gutwika intumbi no kwarura amagufa mu nzu, kandi azabaza uri mu mwinjira ati: hari uwo mukiri kumwe? Nawe azamusubiza ati: ntawe. Maze amubwira ati: ceceka, kuko tudakwiriye kwatura izina ry'Uwiteka. Dore Uwiteka niwe utegeka, azaca inzu nini ibyuho, n'inzu nto azayisenya. Mbese amafarashi yakwiruka ku rutare? Hari ubwo inka zaruhingaho? Mwebweho mwahinduye imanza zitabera, ziba izibihiye abantu nk'indurwe, n'imbuto zo gukiranuka mwazihinduye apusinto. Yemwe abishimira ikitagira umumaro, mukabaza muti: ese imbaraga zacu nizo zaduhaye gukomera? Ariko dore ngiye kubahagurukiriza ubwoko, yemwe ab'inzu ya Isiraheli mwe, niko Uwiteka Imana Nyiringabo ivuga, kandi bazababaza uhereye aharasukira i Hamati ukageza ku kagezi ko muri Araba. Amosi ibice 7. Ibyo Amosi yeretswe. Ibi ni byo Uwiteka Imana yanyeretse. Dore yaremeye inzige uruhira rutangiye kumera. Urwo ruhira ni urwameze ubwatsi bw'umwami bumaze gutemwa. Zimaze kurya ubwatsi bwo mu gihugu, ndataka ni Uwiteka Mana, babarira ndakwinginze. Yakobo yabyihanganira ate ko ari muto? Nuko Uwiteka arigarura ati: ntibizabaho, niko Uwiteka yavuze. Ibi ni byo Uwiteka Imana yanyeretse. Uwiteka Imana yahamagaye umuriro, wawucisha amateka ukongora mu mworera w'ikuzimu, kandi wendaga no gutwika igihugu. Maze ndataka nti: Uwiteka Mana, rekeraho ndakwinginze. Yakobo yabyihanganira ate ko ari muto? Uwiteka arigarura ati: nabyo ntibizabaho, niko Uwiteka Imana yavuze. Ibi ni byo yanyeretse. Umwami yari ahagaze ku nkike yubakishijwe timasi, afite timasi mu ntoki. Maze Uwiteka arambaza ati: Amosi we, ubonye iki? Mbonye timasi. Umwami ati: dore nzashyira timasi mu bwoko bwanjye Isiraheli, sinzongera kubanyuraho ukundi, kandi ingoro za Isaka zizaba imisaka, n'ubuturo bwera bwa Isiraheli buzasenywa. Kandi nzahagurukira inzu ya Yerobowamu nitwaje inkota. Umutambyi Amasiya ahana Amosi. Maze Amasiya umutambyi
w'i Beteli atuma kuri Yerobowamu umwami wa Isiraheli ati Amosi yakugambaniye mu b'inzu ya Isiraheli, ntabwo igihugu cyakwihanganira amagambo ye yose, kuko Amosi avuga ati Yerobowamu azicishwa inkota kandi Isiraheli azajyanwa ari imbohe akurwe mu gihugu cye. Kandi Amasiya abwira Amosi ati wabamenya we, genda uhungire mu gihugu cy'Ubuyuda urireyo ibyo kurya byawe, kandi abe ariho uhanurira, ariko ntukongere guhanurira i Beteli ukundi, kuko hari ubuturo bwera bw'umwami n'inzu y'ubwami. Maze Amosi asubiza Amasiya ati ntabwo nari umuhanuzi cyangwa umwana w'umuhanuzi, ahubwo nari umushumba kandi nari umuhinzi w'ibiti by'umutini. Uwiteka yantoye ndagiye amatungo, maze Uwiteka arambwira ati genda uhanurire ubwoko bwanjye Isiraheli. Noneho wumva ijambo ry'Uwiteka, uravuga uti ntuhanurire Isiraheli bibi, kandi ntugirire inzu ya Isaka ijambo ribi. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati umugore wawe azaba maraya mu mudugudu, kandi abahungu bawe n'abakobwa bawe bazicishwa inkota, n'ingobyi yawe nayo izagabanishwa umugozi, kandi nawe uzagwa mu kindi gihugu cyanduye. Isiraheli nawe rwose azajyanwa ari imbohe akurwe mu gihugu cye. Amosi 8:8. Imana ihora Abisiraheli kurenganya abakene. Ibi ni byo Uwiteka Imana yanyeretse. Nabonye ikibo cy'amatunda yo ku mpeshyi, maze arambaza ati Amosi we, ubonye iki? Mbonye ikibo cy'amatunda yo ku mpeshyi. Maze Uwiteka arambwira ati iherezo ry'ubwoko bwanjye Isiraheli rirageze, sinzongera kubanyuraho ukundi. Uwo munsi indirimbo zo mu rusengero zizahinduka umuborogo, niko Uwiteka Imana ivuga. Intumbi zizaba nyinshi, ahantu hose bazazijugunya bumiwe. Nimwumve ibi yemwe abashaka kumira abakene no guca abatindi bo mu gihugu, mukavuga muti mbese ukwezi kuzijima ryari kugira ngo tugure imyaka, n'isabato irashira ryari kugira ngo duhunurure ibigega by'ingano, dutubye fa, dutubure shekeri, tubeshyeshye iminzani y'uburiganya, tugure abakene ifeza n'abatindi tubagure inkweto, kandi tugure n'inkumbi z'ingano zacu. Uwiteka yarahiye ubwiza bwa Yakobo ati ni ukuri ntabwo nzibagirwa ibyo bakoze byose. Mbese ibyo si byo bizatuma isi ihinda umushyitsi, abayirimo bose bakaboroga. Izuzura rwose nka rwa ruzi, izarengera hanyuma yike nk'uko uruzi rwo muri Egiputa. Kandi uwo munsi niko Uwiteka Imana ivuga, nzatuma izuba rirenga ku manywa y'ihangu, kandi nzazana ubwirakabiri ku isi hakiri ku manywa. Ibirori byanyu nzabihindura umuborogo, n'indirimbo zanyu zose ziba amaganya, kandi bose nzabatera gukenyera ibigunira, n'imitwe yose ihinduka inkomborera. Nzabatera umuborogo nk'upfushije umwana w'umuhungu ari ikinege. Amaherezo yabyo azaba umunsi w'amaganya. Dore iminsi izaza niko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inkota, abarahira icyaha cy'i Samariya bati ndahiye Imana yawe Dani we, kandi bati ndahiye umuhango w'i Berisheba uhoraho, nabo bazagwa kandi ntabwo bazongera kubyuka. Amosi 9. Imana isezeranya Abisiraheli umugisha ku iherezo. Nabonye umwami ahagaze iruhande rw'igicaniro ati kubita inkingi yo mu ruhamo rw'umuryango kugira ngo inkomanizo zinyeganyege, ubimenagurire ku mitwe yabo bose, kandi usigaye wo muri bo nzamwicisha inkota. Nta n'umwe muri bo uzabona uko ahunga, ndetse nta n'umwe muri bo uzarokoka. Naho bakwiyimbira ngo bajye ikuzimu, aho naho ukuboko kwanjye kwahabafatira. Naho bakurira ngo bajye mu ijuru, aho naho nabamanurayo. Kandi naho bakwihisha mu mpinga ya Karumeli, nahabagenzereza nkabakurayo.
naho banyihishe imuhengeri mu nyanja, aho naho nategeka inzoka ikahabarira. Kandi naho bashorerwa n'ababisha babo ari imbohe, nategeka inkota ikabatsembaho, kandi nzabahozaho amaso ngo mbagirire nabi atari ukubagirira neza, kuko Uwiteka Imana Nyiringabo ariyo ikora ku gihugu kikayenga, kandi abagituyemo bose bazaboroga. Kizuzura rwose nka rwa ruzi, kandi kizika nk'uruzi rwo muri Egiputa. Niyo yiyubakira amazu mu ijuru, urufatiro rwaryo rushinzwe ku isi. Niyo ihamagara amazi yo mu nyanja ikayasuka ku isi. Izina ryayo ni Uwiteka. Mbese ntimumereye nk'Abanyetiyopiya mwa Bisiraheli mwe? Mbese ntimumereye nk'Abanyetiyopiya mwa Bisiraheli mwe? Niko Uwiteka abaza. Mbese si jye wazamuye Isiraheli nkamukura muri Egiputa, n'Abafilisitiya nkabakura i Kafutori, n'Abasiriya nkabavana i Kiri? Dore Uwiteka Imana ihoza amaso yayo ku bwami bufite ibyaha, iravuga iti nzabatsemba ku isi, keretse inzu ya Yakobo niyo ntazarimbura rwose, niko Uwiteka avuga. Kuko nzategeka kandi nzagosorera inzu ya Isiraheli mu moko yose, nk'uko ingano zigosorerwa ku ntara, ntihagire n'imwe igwa hasi. Abanyabyaha bose bo mu bwoko bwanjye bazicishwa inkota, aribo bavuga bati ibibi ntibizadufata habe no kudushyikira. Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nica ibyuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera, kugira ngo bazungure abo muri Edomu basigaye n'abo mu mahanga yose yitirirwa izina ryanjye, niko Uwiteka ubikora avuga. Dore iminsi izaza, niko Uwiteka avuga, umuhinzi azakurikirana n'umusaruzi, n'umwenzi w'imizabibu azakurikirana n'ubiba imbuto, kandi imisozi izatobokamo vino iryoshye, n'udusozi twose tuzayenga. Kandi nzagarura ubwoko bwanjye Isiraheli bari bajyanywe ari imbohe, bazongera kubaka imidugudu yari yarasenywe bayisubiremo. Bazatera inzabibu banywe vino yazo, bazahinga imirima barya ibisaruwemo, kandi nzabatera kumera mu gihugu cyabo. Ntabwo bazongera kurandurwa mu gihugu cyabo nabahaye, niko Uwiteka Imana yawe ivuga. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo dukomereje ku gitabo cy'umuhanuzi Obadiya. Mugire umunsi mwiza. Ndabakunda mu izina rya Yesu ndetse n'izina ryanjye bwite.